igitangaza pe rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ni ujya unyobora uzangeze wanjye mwishyura mahoro nyura mu misozi nyura mu matawa ahose niko harusha umutima yasaba Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe natinda kunyumva n'igitangaza pe n'igitangaza pe rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ni ujya unyobora uzangeze iwanjye mwishyura amahoro n'igitangaza n'igitangaza rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ni ujya unyobora uzangeze iwanjye mwishyura amahoro. Haleluya, haleluya. Nyura mu misozi ariko nkanyura no mu mataba. Aho hantu hose harushya umutima, ngo nkubwire ko aho unyura hose ukaruha ntabwo uba uri wenyine, Imana iba yabyemeye. Yabwiye Abisiraheli irababwira ngo muzayoborwa n'ibintu bibiri gusa, ku manywa muzabona inkingi y'igicu ariko nijoro muzabona iy'umuriro. Ntabwo yigeze babwiraho ko izanyura mu muhanda, yarabwiye gusa ngo mwe muzareba inkingi, hanyuma muzihanganira amahwa mushobora kuzakandagira hasi. Kizima ni uko ikirere cyanyu kizaba kitatobamye. Urugendo rwose umuntu agenda rugira birantega, ariko umugisha tugira ni uko Imana irubamo. Abantu benshi bajya bibeshya, ushobora kuba baribwiye ko iriya nkingi y'igicu n'iy'umuriro bishobora kuba byaranyuraga ahantu haruye inzira cyangwa ahantu haringaniye gusa. Bihwanye n'urugendo uri kugenda muri iyi minsi. Ushobora kuba ufite ijwi rikuyobora, ufite isezerano ry'Imana, ariko inzira uhagazemo ari ibihanamanga, ari imisozi, ari amataba, ari ibibaya, ari ibikombe byitwa ishidikanyamana. Ko ntabwo bisobanura ko Imana iba yagiye. Imana iba ikiri mu kazi, Imana iba ikiri kumwe nawe, Imana iba ikigendana nawe. Dushimire Imana ko yitwa Imana yera, kandi tuyishimire ko no muri ubwo buzima, no muri urwo rugendo rw'inzitane, Imana igaragara. Ngira ngo dusome ijambo ry'Imana, ariko mboneyeho kukubwira ngo kuba inzira yawe itagaragara ntibisobanuye ko n'ikirere cyawe kitagaragara. Kuba ibintu urimo bidafatika ntibisobanuye ko amasezerano yawe yapfuye. Iyavuganye nawe ntabwo ari Bayali, ijwi wumvishe ntabwo ari Nyiramubande, ni Imana yera. Ntabwo ndi butinde cyane nivuga, numva ntabwo ari wo mwanya mfite. Ego ndimo mbivuga, njyewe iyo mfashijwe ndarira,
kubera ko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite n'ubugingo. Urugendo rw'ubuzima twanyuzemo rutwemerera ko n'inkoni 100 zitagutera kurira, ariko iyo uririmbye ubusabane bwawe n'ijuru bugutera kurira. Amarira ataraye ayintimba n'agahinda, ahubwo amarira aturutse ku Mana. Ndumva nakubwira ngo guma mu nzira urimo, ntunyeganyezwe n'ibihe. Hari umuhanzi waririmbye ngo ariko ibihe ntibikakumaremo imbaraga z'umutima, kandi ntukiyumanganye, ntukihagarareho. Ibihe bikumaramo imbaraga z'umutima birahari. None se ni impamvu uva mu rusengero unezerewe wagera hirya ugakora ibyaha? Nuko ibyo bihe uba urimo biba byakumazemo imbaraga z'umutima, kubera ko ibyo ubwirwa biba bidafatika. Hari igihe umuntu agushukisha ibifatika by'akanya gato, ariko ndagira ngo ubwire ngo ibidafatika byawe ubigundire igihe bizafatikira, isi izagupfukamira. Ibidafatika mu isi bigaragara, igihe bizafatikira isi izagupfukamira. Ariko ubu tuvugana urasuzuguritse, ufite ikimwaro, ufite intimba, ufite n'agahinda. Nta n'uwo wabwira ngo akumve ko ibintu byawe birashidikanywaho, ariko turashimira Imana ivuga bikaba, yategeka. Dusome muri Ezekiyeli ibice 37. Batagushidikanya se ko igihe Imana yakubwiriye babona aho bakubwiriye ariko ugihagaze? Maze iminsi mbwira abantu, ejo bundi nahoze nganira n'abantu barambwira ngo ariko pastor, njye ndabivuga cyane buri munsi. Iyo ndi kwigisha mu materaniro, iyo ndi kwigisha ijambo ry'Imana kuri cano ngira yivuga butumwa, iyi muhora mureba buri munsi yitwa Mos TV, nta bindi shyiraho. Njye sinshyirayo inkuru z'abantu kereka iziyobokamana gusa, kuko ntago nigeze ngambirira gutungwa nabyo. Numva ari uburyo Imana yampaye bwo kuvuga ubutumwa. Turimo turajyana. Nabwiye abantu, mbwira abantu cyane cyane, nkunda kubwira abantu mu rwego urimo, ntukabone kuri umuzi wo gusharira, ntukabikigushe. Se buranyumvishe? Aho kugira ngo wambare akambaro kagufi gatuma abagabo n'abasore baguheheta, uzambara ipantaro. Sindabona usibye wenda ipantaro isa nabi iguteri uko uteye, ariko sindabona umugabo uvuga ngo ndabije amaguru kuko mbonye umukobwa wambaye ipantaro. Ahubwo arabya kubera abonye umuntu wiyambitse nabi. Jya wambara ku buryo udahamagara abadayimoni. Ariko ibigeragezo ufite urabona ukwiye kuzanaho ibindi. Tuganire, tuvugishe ukuri. Erega njye nanga ko iyo dutangiye tubabwira iby'ubugingo murahunga. Kandi njye buri munsi witwa ku wa mbere ngira inyigisho kuri iyo cano yanjye ivuga ngo umwana w'ubugingo arangwa n'iki, n'ibiki bimuranga. Uyu mwana w'ubugingo abahwate, kubera ko niba utemera iby'ubugingo uzigiraho. Abo bantu barahari, inyigisho nk'izo zirahari, abazabiguha barahari, ariko njye sindimo. Ibintu byose twaguha by'inaha n'abapagani barabihabwa, ariko iby'ijuru niryo banga bera tugira. Tugira ibintu batagira, tugira amahoro batagira, tugira indirimbo bataririmba, tugira umunezero batagira, tuhabwa amasezerano badahabwa. Imana ituzura mu buryo bw'umwuka badahari. Ngiki cyo tubarusha ibanga ry'ibyo badatunze. Naho amazu nabo barayagira, bayagurumbanyije cyangwa bayibye. Amamodoka barayagira batubuye cyangwa bakoze. Urubyaro bararubyara mu buryo bwiza cyangwa basambanye. Ubutunzi barabugira, n'imodoka nziza barazigira, n'indege barazigenda, baranaturusha. Ariko twebwe icyo tubarusha ni uko agatoya kose akimana iguhaye kagomba kunyura umutima wawe, kuko kavuye mu biganza by'Imana. Haleluya. Rero ninkubwira ngo gerageza kubikiranukamo, ntuziyongerere imisonga kubigusonga, ntuziyongerere ibibazo ku bibazo ufite,
ntuzaba impamvu ituma amasezerano yawe adasohora. Satani azakurwanya ariko ntukirwanye. Ntukareme muri wowe ibintu bituma Imana ikwanga. Ntukigire umwanzi w'Imana kandi Imana ariyo mutabazi wenyine ugira. Urabizi ko utagira kivugira, n'amaboko akomeye yaragerageje biranga, hari abayabuze hari n'abayafite, ariko rero nkubwire ngo iyo ikinze ntawe ukingura, n'iyo ikinguye ntawe wagukingirana. Iyo ni impamvu yo kwigumaho, nta wundi murengezi ufite. Wagize umugisha wo kumenya Imana. Imana yakujanduye mu bigirwamana by'iwanyu, ikwiye guhabwa icyubahiro. Tera haleluya. Uzi ko ubuntu wahawe abandi babuze. Uzi ko iyi mvugo wumva abandi bayitegereza bakayibura. Uzi ko Imana ivugana nawe hari abandi bashaka bavugisha bikanga. Uzi ko irijwi wumva hari abandi baribuze. Hari n'abapfutswe amaso babyirengagiza. Hari n'abavuga ngo barango ninjije. Ase iyo muturebye mubona dusa ninjije kwera. Ejo bundi twari muri stade numva ijambo ry'umuyobozi wacu His Excellency ari kuvuga ati ariko kwera urakangurira amahanga yose guteranira ku Rwanda rutoya ngo rurwanywe n'isi yose. Tewe nta soni ugira. Ariko reka mbaze, usibye ko abapagani nabo nta soni bagira, ko nta soni bagira. Iyo baturebye n'igihagararo nuko dusa nuko dukeye n'ingo dutuyemo n'amazu dufite n'amamodoka, aba babona dusa nabi se. Niyo tutagira n'ibyo ngibyo turambara tukaberwa. Ntago turara mu kanefu, nta mugabo winyarira nako karamaze. Ntawe unkubita ikofe ngo nkure amenyo. Sindara maragata ku rugo rw'abandi ngo munyingurire. Sindara ngenda imibyuko nkomangira ingo z'abapfakazi n'abagore babura bwenge, kuko Yesu yamfashe. Yesu arafata akankomeza. Ibyo bintu byonyine ubwabyo nyamwunda kubwira abantu ngo naho nijuru ryaba ridahari usibye ko rihari, umunezero duhabwa inaha ubwawe urabaye. Ntagire icyongera gutera ubwoba rero. Hadayimoni akubwira ngo hoya, ngo hoya, ngo bimeze nabi, ngo igirire gutya, bakajya bagukururira ubuntu bumeze nk'uburabyo buri burabe mu kanya gatoya kugira ngo bafate inkoni bagukubitiremo ubabariremo. Reka nkubwire, Satani ibyo yakubabaje birahagije, garukiraho. Cira birarura. Musezerere, mubwire ko nta kiza yaguhaye. Mubwire ko iminsi yose mwagendanye yakobaje gusa. Mubwire ko Imana yawe izakugirira neza. Mubwire ko yakuremye igufitiye n'uburyo bwo kukubeshaho. Mubwire ko nta terabwoba rye utinya. Mubwire ko Imana yawe izabana nawe. Mwibutse ibihe bikomeye Imana yabanyemo nawe. Mukristo ngo yageraga mu bikombe. Mwereka ntabwo yagiye mu gikombe, yagiye mu cyitwa mucisha bugufi, icyitwa igikombe cy'igicucu cy'urupfu, ikishidikanyamana. Aho hose hanyura ngo habaga hari ibintu ngo Satani yateguye ngo ngaho ibintu by'intare, ibisimba bihuhuma, usagize ngo ni wewe bihuhumira wenyine. Usagize ngo ni wowe ugeze mu gicucu cy'urupfu. Wagize ngo ni wowe ugeze mu ishidikanyamana. Hari n'abandi bashidikanyije, ariko baravuga ngo uko umwami Imana azanabara. Cyo gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare. Byiringiro byawe birihe? Kucyugwa buri kanya. Hagarara ku Imana yavuganye nawe. Kucyuse bakubwira ngo uyu munsi urapfa bugacya, nuko Imana iba yakwimanye. Erega umuremyi yitwa umwe. Imana niyo yitwa umuremyi yonyine. Abandi bose barabeshya. Kandi umuntu yapfuye baravuga ngo yitabye Imana. Barumva bavuga ngo yitabye umuntu. Imana nitabaguha bazashaka kuguhamagara ngo ubitabe, byange. Igihe cyayo nikigera nizaguhamagara uyitabe. Naho imihamagaro yabo ntago uzayitaba. Bazaguhamagara bakoresheje ibiteka, byange. Baguhamagara bakoresheje amahembe, byange. Baguhamagara bakoresheje uburozi, byange. Bagambane kukwica, byange. Imana ikomeze ikwimana. Igivuga ati sindamuhamagara. Muramuhamagara mumujyana naho arajya. Ubundi wowe upfuye ute ko Imana iguhamagaye, iguhamagara ibwo wagenda, iguhagaze hose wapfa. Ezekiyeli ibice 37 ufite ijambo ringana nuko umwuka yanzinduye, kandi iri jambo ni iry'ubuzima. Nutizera undi ari bwizera bihagurukane. Kandi nagera nkubwira ngo iyo uhuye n'ijambo yabivuze ngo ni iryawe, kuko ritari iryawe ntiwaryumva.
ikimenyetso cy'uko ibyo bintu bikureba ni uko biza mu matwi yawe. Numva n'ubutumwa no mu modoka no kuri televiziyo ukabona umuvugabutumwa aravuze, ntuzavuge ngo nibyo kuri televiziyo, kuki usuhuye nabwo? Kubera iki si iyo televiziyo ariyo bafunguye? Mu masheni ibihumbi n'ibihumbi, kuki ariyo sheni bafunguye? Mu ma YouTube, kuko iyo YouTube kuki ariyo wumvisha? Mu iteraniro kuki iryo teraniro ari ryo uteranye? Mu bavugabutumwa amagana kuki uwo nguwo ari we wumvisha? Mu baririmbyi baririmba kuki uwo muririmbyi ari uje mu matwi yawe? Imana iba yateguye iryo gaburo ngo ribe iryawe. Abantu rero bakennye mu mwuka ahita atangira gutiyura ngo nigenderaga ngo n'ubundi ni ibisanzwe, agatangira Satani akamwumamaza akavuga ati ni ibisanzwe, n'ubundi kuri YouTube baravuga, ku mateleviziyo baravuga, no mu nsengero baravuga, abantu baravuga uko baramutse. Nigeze ngera ahantu umuntu arigisha avuga ibikomere bye, ariko nkanumva bamwe bari imyoza, n'uvundi aravugurutse ngo cyari kutubwira ibikomere bye. Ntabwo nanjye nemera umuntu ukunda kwigisha ibikomere bye n'ibibazo yahuye nabyo, simbikunda, ntabwo ari ibintu nkunda. Ariko nanone abo bimyozaga nuko bari bahuje igikomere nawe. Imana ishobora kuzindura umunyabikomere, yego, ubivuze rimwe n'ubisubiremo ndemera. Ariko guhora utwigisha ibikomere byawe bivuga ngo wabuze uguha kanseringi. Uzaze nyigwenge, nitwa Pastor Moise, uzaze nyigwe, sibyo? Haleluya. Ariko ubivuze rimwe byitwa ubuhamya. Ariko uhora ubivuga bisobanuye ngo wabuze ugutega. Nge rero nitwa Revera, nemera gutega amatwi n'abapasiteri, usibye n'abakirisito n'abapasitoro nabetega amatwi kuko ndi mukuru kuri bo. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana ravuze mu bice 37 duhereye ku murongo wa mbere. Haravuze ngo kuba kuwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, anzengurukanaho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Rwose ni ijambo risobanuye ngo yaradedeye, nta byiringiro, bigaragara ko nta hantu hasigaye hatumye. Mwuka agutembereze umenye iki mwuka avuze. Hari igihe umuntu adedera de ahantu hose hakaba harimo ibibazo. Murongo wa 3, maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Imana niyo ibizi. Ukubwira ko abizi arakubeshya. Imana niyo ibizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufa, maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Shimira Imana ko n'amagufa yumva ijambo. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufa ngo dore ubuhanuzi buraje, ngiye kubashyira mu mwuka ngo mubeho. Ijambo ryo kubaho ryakire. Ngiye kubateraho imitsi, imbaraga zirabonetse. Mbakwizeho inyama, Imana igiye kubigushyizeho ukuntu, kandi mbatwikiriza uruhu. Ijambo rivuga ngo iraguhisha, iri bushyireho akanzu ubutabazi butari bwaza. Mbatwikiriza uruhu, mbashyiremo umwuka. Haleluya. Mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka, nuko manura uko nategetswe. Ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufa araterana, igufa risanga irindi ryaryo. Iki ni igitangaza no kuri kw'Imana. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko manura uko yantegetse,
maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo. Ijambo risobanuye ngo ugiye guba umuhamya wo guhamya iby'Imana igiye gukora. Yiremamo inteko nyinshi. Icyo gitangaza ntabwo kizaba kuri wowe gusa, ahubwo Imana izagikorera abantu benshi. Imana ihimbazwe. Yiremamo inteko nyinshi cyane, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu bibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli, muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu mwabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe. Amen. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni ijambo rivuze ngo Imana ikuremera ubuzima. Kuremera iki? Ubuzima. Kandi ntuze kubushakira ahantu hamwe, ubushakire mu mwuka, ubushakire no mu mubiri. Haleluya. Tubigendanemo. Imana ikuremera iki? Ubuzima. 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 Imana ikuremera iki? N'ubushakire mu mubiri gusa. Oya. No mu mwuka buze. Hari igihe umuntu aba afite ibyina ariko mu mwuka adahari. Hari n'igihe uba ufite ibya mu mwuka ariko mu mubiri udashinga. Imana rero irema ubuzima aho bubura. Hari n'igihe hose biba biva, hose ari ibintu by'ibicecere, ntacyo wabwira abantu, udafite icyo wabwira abantu. Ariko haba mu mwuka, mbese muri make aho bicubangana, Imana ihashyire ubuzima. Yesu wakuzanye nanjye akanzana. Aya magambo cyangwa ubuhanuzi buravuga kuri Ezekiyeli. Ezekiyeli ntashaka gutindaho, ni umuhanuzi wa Isiraheli nk'uko nanjye uyu munsi ari njye muhanuzi Imana yagushyize imbere. Ntabwo ba Ezekiyeli bazazuka kugira ngo wemerereke, ntabwo ba Yeremiya na ba Yesaya bazazuka, abo ntabwo bazagaruka. Ahubwo uzakurikirana ba Pasiteri Moise, kuko ari Imana igushyize imbere, ba Mushumba n'abandi Imana izagutumaho kugira ngo wemere ko Imana ihari. Ntabwo Imana izava mu ijuru kugira ngo ihagarare aha uko yakabaye kugira ngo wemere. Oya, ahubwo uzagira kwizera, dufatikanye kwizera, uzamure kwizera, igitangaza kiboneke. Imana idufashe. Ezekiyeli ntabwo nshaka kumusobanuraho, ariko reka mvuge mu ncamake inkomoko y'aya magambo. Abisiraheli bava muri Egiputa, tubibona mu gutegeka kwa kabiri. Imana yabahaye amasezerano, ariko ibaha n'amategeko. Irababwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ukagira n'umwete wo kumvira amategeko yayo igutegeka uyu munsi, iravuga ngo uzagira umugisha w'amajya n'amaza, uzagira umugisha ivuga imigisha, hazagira umugisha ikibo n'igitenga, ikibo cyawe, ikibo uvugiramo, igitenga cyawe, imivure yawe izasendera imitobe, abana bawe bazagira gutya. Imana ivuga imigisha koko, muvuge ngo irayifite. Nuburira umugisha ku Mana ntabwo uzawukura ku bana. Nuburira umugisha mu rusengero ntibibwire ngo uzawukura mu basobe n'abazigaba iwanyu. Ndaguhakaniye, iwanyu hariyo karande mbi. Hano hari umugisha, muvuge ngo urahari. Haleluya. Petit testofar. Kanihute.
mutanga bugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi kunagira neza gusa mazina namwita mbega we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi kunagira neza gusa mazina namwita. Haleluya! Mbega ukuntu ugira neza, mbega ukuntu ujya usetsa abadaseka, mbega ukuntu ubabarira we, mbega ukuntu ubohora, mbega ukuntu utanga imbaraga. Haleluya! Irababwira ngo muzagira umugisha. Hepfo rero mu mirongo isoza ati ariko nimutagira umwete wo kumvira Uwiteka muzavumwa. Hepfo igasoza ivuga ngo bajyanaho iminyago, niko havuga, muzajyanwa bunyago. Ngo barashe baba mu gihugu rero bakiryamo ibiryo barahaga. Imana yarababwiye amasezerano ukuntu bazabanza bakarya ibintu byimesheje, imicwira, ibiki byose, ibigugu, ibabwira ukuntu iza mbese buri Imana abantu ntabwo bajya babyumva. Hari ukuntu abantu bavuga ariko Imana ngo nukuri ngo muyishimire ko ngo yabatungishije manu disi bakabivuga biruka. Ariko uziko Imana buriya reka mbabazi biriya biryo byazaga bihiye hari umuntu watekaga se? Kuki mutajya mukora imibare ngo murebe igihe yatetse biriya biryo? Ibiryo bari imyaka 40 bitagaga. Kuki mutajya mureba amaboko yabitetse? Ntabwo mwibaza imbaraga z'Imana. Ariko ubwabyo ngo barabitoraguraga. Mwigeze mubona hari urwara diare muri bo? Kandi ngo batoraguraga byitwaga manu byose. Ariko ngo bakarya none bakumva kameze nk'ibishyimbo, bakumva karimo nk'ishaza, bundi bakumva ni nk'ikijumba, utabakumva ni nk'ikigori, utabakumva ni nk'agatsima. Oh haleluya! Erega Imana izi ubwenge, irabizi ko umutsima uri kurya udahinduka, ariko kugira ngo atagira ugucisha mu ijisho ifite uko ibigenza. Kwambika umwambaro abantu bakajya bakubaza ngo wawuguriye, kandi ubizi ko wawuguze make cyane, ariko kugira ngo atagira ukunyuzamo ijisho kabwira abantu yuko ari umwenda uhenze. Maso yabo akajya abona ibyabo bambaye ahubwo ni ibyamvagara, kandi ibyawe biciriritse. Imana ni seriye. Haleluya! Ndihuta cyane. Noneho ababisiraheli babaye mu gihugu bubaha Imana baranabikora, ariko bukeye ngo habamo akantu ko kuyoba, bacikamo kabiri. Ngo simvuze igihe cy'abami, igihe cy'abahanuzi, igihe cy'abatambyi, igihe cya Yefuta, igihe cy'abacamanza, bo sishaka kubivuga, ntabwo mfite umwanya wabyo. Ahubwo hari ku ngoma yandi ya Salomo. Salomo yakoze iki? Imana yari yararahiye Dawidi aramubwira ngo mu bwami cyangwa se mu muryango wawe ntihazabura muyobora. Bukeye Salomo ngo ararengwa. Nyina umubyara yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo ugiye kuba umwami uri muto, ariko ngo usabe ntazagira umuntu ureba intege zawe. Ntuzemerera abagore barunguruka intege zawe. Ntuzemerera iki? Erega nubwo mu bitsinda cyacu ubusambanyi cyambura umuntu agaciro uko byagenda kose. Ntiwirirwe ubishakamo iyindi misego. Tujya tubivuga tukavuga ukuntu abantu hari n'igihe umuntu akubitwa kubera yakubitiwe mu rushaka, agashaka umugabo wa kabiri cyangwa umugore wa kabiri n'uwa gatatu bikanga. Iyo tubivuze uwakomerekeye ararakara agashaka ingingo zimurengera. Ariko ndakugira inama, urarwana n'ibikurusha amaboko ntaho uzabishyira. Ahubwo pfukama usenge Imana itunganye ibintu byawe bushyashya. Naho ubundi tuzaguhumuriza, ariko si twe dutanga ijuru. Ijuru ritangwa n'Imana, kandi Imana ntirya ruswa. Imana iragororotse. Uragira ngo tukugenze gute? Tuguhe ibintu bitazakugezayo?
iyo abijoro ari nge waritangaga najya nshyiramo n'inyoroshyo, usibye ko nanjye numva muri nge nanjye ndakaragashiye, koroshya simbikunda. Kimwe nuko nanga akarengane nanga umuntu urenganya undi, numva umuntu yahabwa uburenganzira akwiriye. Bijya binandinda ariko kugongana n'umukristo ntiwaza ngo umbwire ngo runaka yakoze gutya. Jya numva abashumba ngo bahagarika abakirisito, hari undi muntu ngo wamubwiye ngo bitewe ngo n'umwe ngo bafitanye ngo umuntu akanyurira yundi. Ibaze uyu mushumba yarabwibye, yumva ntago byumvikana. Wese uramuhagarika ngo agapande k'umugati yaryaga ku igaburo rye rukarye ko umuntu arya kamwe. Gusa uzabisobanura utugeze imbere y'Imana. Iyo ntama wataye mu nzira kubera ubucuti wagiranye n'undi muntu, irantera ubwoba, yangira ubwoba. Yesu nashimwe. Ngo baragoma. Uyu mugabo Imana inyuze muri mama we ikamubwira ati wirinde ko bazakurunguruka. Ashaka abagore 1,000. Nanjye aramubwira ati sirabiri ahubwo rirarenze. Nararahiye so ariko birahindutse. Nararahiye so ko nazigera mvana ubwami we, ariko ndabihinduye. Cyakora ko kugira ngo nababaza papa wawe, ariko Dawidi yakoreye Imana. Nubwo abantu bajya bamugira ngo azabe ngo niyasambanye, ariko yarazi no kwihana. Uziko yamubwiye ngo Salomo nawe Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga. Kitinya umuntu uraga umuhungu w'ubwama akamuraga n'Imana, kanamubwira ati intebe nta muntu yicaraho yibona, nta uyicaraho itavuze. Iyo itaravuga uba ufite ibibazo, uzayicaraho utekana ari uko wamenya amakuru. Ngo Salomo rero niyo mpamvu yatambye ibitambo 1000, yashaka kugira ngo yumve imvugo y'Imana. Yatambye 5 ntiyavuga, atamba 100 ntiyavuga, biba 200 ntiyavuga, ibitambo biba 500, bibaye ibitambo 1000. Iramubaza ngo niko wa mwana we urashaka iki? Niko Salomo mwana muto warazi ku bwami, mwana muto umaze gutamba ibitambo byinshi, urasaba iki? Arayibwira ati rega data yansigiye ingoma ndi muto, kandi yambwiye ko iyo utarayivugaho wari nko kwicarira umwobo, none ndagusaba ubwenge bwo kuyobora abantu bawe. Manyira amubwira ngo kuva nabaho mbonye umwana mutoya, untereta akankora ku mutima. Iramubwira ngo mubabayeho n'abazabaho ntawe uzagira ubwenge nk'ubwawe, mubabayeho n'abazabaho ntawe uzagira igitinyiro nk'icyawe, mubabayeho n'abazabaho ntawe uzagira igikundiro nk'icyawe, mubabayeho n'abazabaho ntawe uzagira ubutunzi nk'ubwawe, mubabayeho n'abazabaho ntawe uzamenya guca imanza nkawe. Ariko mana we uzi ko ari amagambo ajya ntera akantu k'agashyari. Nkabwira Imana nti Salomo nyine sindi bumere nkawe, ariko mvugaho kamwe, mvugaho nanjye kamwe ni njyewe uriho none. Salomo yarapfuye byararangiye. Haleluya. Reka mujye mwiga gusenga. Hari igihe njya nyisenga nkayibwirana, ariko Yesu we kureba wagiye ukadusiga mu cyimbo cyawe inaha, bwa bwenge wakoreshaga wabumpayira ko ari njyewe ubukeneye inaha, ko ari kumwe n'incabiranya n'indyarya wabumaye izicakura zitancamo kabiri. Nkabwira ni bwa bwenge bwa buryo bya jisho warebaga, bwa buhanga zambaraga. Haleluya. Ariko bari kunyumva. Haleluya. Niba ukunda ikigare nturi bunyumve, ariko niba uri umurokore uri bunyumve n'ukuri kw'Imana. Do benesta sefa lelase nemasea aiwestefo. Iramubwira ngo Salomo rero ntago ndi buguhane, narahiye papa wawe ko nazamuhemukira, sinabikora. Bizaba ku mwana wawe ngo asigira umuhungu we witwa Rehobowamu ubuyobozi, kuko Imana itajya ibeshya. Yari yamaze gutegura undi muhungu ngo w'umukene badi. Ijambo risobanuye ngo Imana itagize uko inyuranye ibihe, wowe ku rwego rwaho uvuka ntago byakugeraho, ariko kuko ari Imana isa ubwenge ijya ibinyuranya kugira ngo nawe isoko iwawe idudubize.
iwanyu se kubizi ko hari kwa runaka na nyira runaka ibyiza iyo ntebe y'icyubahiro ibyo bintu bivugwa bikomeye byahagera bite? Ariko kuko ari Imana itabura uko ibigenza irabinyuranya nawe bikakugeraho. Haleluya! Yongera igaruke Mana, yongera igaruke n'ukuri, yongera igaruke. Iherutse kunsura narayibonye we, yarantabaye we, yitwa ishobora byose ku buzima bwawe, yakoze biriya, iyagutabaye yakuyeho urupfu. Imana ikiza uburwayi, itanga no kubyara, irema amashimwe, ubukwe bukaba we. Imana izura we, yitwa ishobora byose, niyo yitwa rubasha, ibasha ibintu byose, ibyananiranye byose, ibyananiye abantu, ibyananiye amafaranga, Imana irabishoboye. Yongera igaruke. Imana we, yakoze imirimo, yakoze ibya mbere. Imana igutabara, yitwa nzikurinda, yitwa ishobora byose. Imana igirira neza, ituma abantu baseka we. Imana izura we. Komera 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 komera, yongera igaruke. Yongera igira gute? Iyaguhaye bya bindi igira gute? Yakuyeho rwa rupfu rwa mbere igira ite? Yakwimanye yongere, yatumye batagufata miri. Amen. Haleluya. Haleluya. Utayishakamo nayitere. Utayishakamo rwose. Oya, tugiye kuvuga Imana. Eneta la gro astifa ine mase kokofe, ntabwo ariyo dukabakaba. Imana iturera turifubye tugakura. Imana iguha ijambo aho utari urikwiriye. Imana ikuvuganyira abantu bagutabye. Yongera igaruke rata. Karame mwami. Etiteta pelase gome eristaha lema sikalawa lema sibaya. Ko numva se ko bingendekeye ukundi. Yongera igaruke, yongera igaruke, yongera igaruke, yongera igaruke, yongera. Bangita wazi ngaya ba itikikitikita. Harimo ijambo rivuga ngo kubohora ibyari biboshye. Pai eliwa stanzo abahai nitekeva evo azawakia ngo nuburenganzira umuntu yari yarimwe. Resti awise ngo kandi na agaciro kawe gasubijwe mu mwanya. Praise awise for may itakuwa ngo ni ibintu bikuwa hatagaragara ukabyakira bigaragara. Serelas we atawazi nganyema ebitako ni ijambo rivuze ngo uyu munsi wa none Uwiteka araca agasuzuguro di. Haleluya, haleluya. Noneho
ngo haza umuhungu kandi ntabwo uri bumenye ukuntu agaciye. Icyo uri bubona ni kimwe gusa, ni uko ibyari byaranze urajya ubona byemeye. Ariko haleluya, twagiye gusenga Imana iratubwira ngo mwoze imirimo, ariko nk'uko mutamenya uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko mutari bumenye ukuntu igitangaza kibabayeho. Tugiye kubona tubona birabaye. Iyivuze irabikora, iyivuze irabikora. Rurema niryo zina rye, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema. Ntabwo ari umuntu wibeshye, iyivuze irabikora. Umuhungu ngo witwa Yerobowamu mwene Nebati, umuhungu w'isereda, nyina witwa Seruya. Umva ayo mazina sha, wakubwira aho uvuka, wakubwira igisekuru. Uwo muhungu rero ngo uraho proma, Imana iramureba ngo ari umugaragu wo kwa Salomo. Siko Salomo yabyanditse ati hari ibintu nabonye bikomeye, mu bintu bigoye ni ukubona uwari umugaragu yabaye umwami. Baragushyira mu mwobo, bakaguha n'icyapa, bakumva aricyo kigukwiriye. Ariko iyavuganye natwe ikura umugaragu mu bugaragu, ikamugira umwami. Haleluya. Yongera igaruke. Amina. Iramureba ngo itume umugaragu wayo cyangwa umuhanuzi witwa Ahiya w'Ishiro. Iramubwira ngo Ahiya we, njya ndeba nkareba n'abari koza ibyombo, njya ndeba nkareba n'abari mu bugaragu, njya ndeba narebye mbona Yerobowamu utagira inkomoko. Ise yarapfuye, nyina n'umupfakazi witwa Seruya w'isereda, mu mateka apfundikanyije. Ndagira ngo ugende umumpera ibipande 10, umubwira ngo iya Mana yawe iyo senga abantu batareba, ivuga ibidafatika ariko bikazafatika. Ivuganye nawe ngo guhera none ikugize umwami, uzayobora imiryango 10. Kamubwire ititaye ku mateka yawe, ikuvugeho ibikomeye nonaha. Ititaye ku nkomoko yawe, ikuvugeho ibigutandukanya na bene wanyu. Ititaye ku bisekuru byawe, Imana nikuvugeho mu izina rya Yesu. Kanihute soza. Abarimo bararya bona peti. Abo mwami ibyo tubyihorere, ngo ariko abo bantu iyo miryango 10 yayoboye yaje gukora amakosa ko yari yo mu majaruguru, uko ari 10 yatwawe n'igihugu kinenewe, ariho handi haturuka yo Yona burya yari mu bajyanywe.
turimo turajyana cyangwa se mu batwariwe abantu mu muryango ababyeyi be ibintu nk'ibyo Yona arababara kuko bari abantu b'Inenebe barabababaje babatwaye gutyo abazi gusoma amateka muzayasome mu ngaruke mumbwire uko byabagendekeye sifite umwanya wo kwigisha iyo teologiya ariko ndayizi neza ab'Inenebe uko byabagendekeye ndabizi ngo hasigara imiryango ibiri iyo miryango ibiri nayo iza guhemuka ariyo yatumye Imana ibateza Babuloni aribo bajyanywe Babuloni mu bihe bitatu aribo iki gihe cya kabiri cya Ezekiyeli yagiye ku gihe cya kabiri kuko icya mbere cyari cyo muri 597 Turimo turajyana icya kabiri cyari cyo muri 587 cya mbere ni cyo muri 605 cya kabiri ni cyo muri 597 cya kabiri ni cyo muri 600 babaraga basubira inyuma none niba ari umwaka wa 500 butaha habaga ari 499 rero muri 607 nibwo batwaye Daniel Saduraka Meshaki na Abedenego n'umwami witwa Yehoyakimu muri 597 batwara Ezira Zerubabeli ariko na Ezira Zerubabeli Ezekiyeli n'uwitwa Nehemiya ariko icyo gihe Ezekiyeli ntabwo wagaragara haboneka papa we witwa Buzi wari umutambyi ari ugenda icya gatatu rero nicyo ngo batwayemo abaturage bose babajyana mu kibaya cyitwa Kebari aricyo kiriya Ezekiyeli yeretswe yego ngo barabajyana ariko uyu mugabo witwa Nebukadinezari yari umugome ariko usibye kwirengagiza wowe arakoroheye uri kukugenza uyu munsi arakoroheye uri kugukoresha uburetwa muri iyi minsi arakoroheye uburetwa uriho inkoni uriho none zirakoroheye ariko reka nkubwire iyatabaye bariya n'uyu munsi nawe iragutabara turi ku ijambo rivuga ngo iki dufite ijambo rivuga ngo iki intego ivuga ngo iki Imana itange ubuzima ko umuntu mwegeranye mufate mu kiganza mubwire ngo ahatari ubuzima Imana yashyira ubuzima kandi ujye wongeraho uti mu izina rya Yesu kuko mu rya shangazi byaranze no mu yandi mazina byaranze ariko mu izina rya Yesu Kristo byemere mu izina rya Yesu nihuse rero ibyo byiciro byose simbivuga ndavuga kuri cyo cyanyuma ari nacyo cyajyanywe n'umugabo witwa Sedekiya umwami yego umwami Sedekiya muramwibutse Sedekiya banogora amaso abahungu be areba yabihanuriwe na Yeremiya akanga kumva iki cyiciro nicyo kinyica cyane ngo baragiye bajya mu kibaya uwitwa Nebukadinezari ngo araza bahagarara hejuru n'inkoni y'icyuma kamategeko sha arababwira ngo reka mbabwire nabagejeje mu kibaya ngiki cyitwa Kebari impande yacu hari uruzi rwitwa Kebari utazashobora kuba muri iki kibaya azajya amanuka yiyahure agira ate yiyahure ntaho uzajya mu izina rya Yesu yiyahure ngo abivuze tugiye gusenga abantu bose barakangarana bibaza ukuntu bagiye kwiyahura bibaza ibibabayeho ngo batangira kurira mfite imirongo myinshi nari kuvuga sinyishaka kuyivuga ariko iyo dusomye Zaburi 137 iravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi murekeraho ngo baragenda barahwera ibyiringiro birakama nkuko nawe byakamye hari nayo mpamvu ufite intambara wirirwa ugoragurikana urwana n'abahanuzi ngo baraguhanure n'ibyabo
vana intambara ku bahanuzi. Niba iyo mwavuganye ari papa wawe izabikora. Hagarika intambara kuko ijambo ryarambwiye ngo yohereza umwuka bikaremwa. N'uyu munsi rohereza umwuka biremwa. Ikintu cyonyine cyatuma bitaremwa ni igihe imitima yacu iducira urubanza. Ngo arangije ngo bari aho ngaho ngo baragenda barumagara, ibyiringiro birabashirana, bareba ukuntu bari aho ngaho ngo bakurura agenda y'amasezerano, bareba naho bahagaze bakabona ari tofauti. Yego bitagize gute? Bitagize gute? Bidahura. Kati kweli habitafananaye bizahurira he? Bizahurira he? Ko 30 ingeranye nta numba zizina, ko n'abandi bajyaga banireta ngo turyamane basi, ko n'abambwira ngo twishingire batakigaruka. Bizahurira he? Ko mbwiye ngo nimuhe turyamane amakazi namwangiye ngo ntegereje Imana none nkaba nta nukimbwira, none nta nukibimbwira. Nzakabona bigenze bite? Turimo turajyanara? Yego. Kabari kuri gahunda imwe nanjye muvuge ngo amen. Ibintu mubyumve cyane, cyakubwira ko Imana igiye kure mu buzima. Idashingiye ku by'abantu, ahubwo gusa yitegereje, irebye ikibuka. Haleluya. Kanihute. Bati tuzahurira n'Imana. Yarababwiye Nebukadinezari ngo uzananirwa kuba muri iki kibaya, muri ubu buzima bufungiranye, muri ubu buzima bwa gereza amashyizemo, azajya amanuka yiyahure. Ni ijambo rivuga ngo Satani n'amajwi ye n'abambari iyo babonye bagufatishije barakubwira ngo icyo kigerageza nunanirwa kukibamo uziyahure, uzirekure, uzareka ibyizerwa, uzave mu gakiza, uzishingire, uzishingure, uzicira inzira. Ariko vuga ngo ntabwo bishoboka. Uyu munsi ndabona Imana irare mu buzima, Imana irare mu buzima. Haleluya. Ese ko ngiye kuvuga ijambo ry'ubuhanuzi uraryumva? Umuntu kwegera amubwira ngo hari igufa rigiye gusanga rigenzi ryacyo. Hari igufa, hari igufa, hari igufa. Abanyumvishe haleluya. Ntabwo mfite umwanya, simfite umwanya wo kubivuga, reka nsenge nzagaruka. Mushumba ndi hano, nuvuga nutegeka urabizi ko ibyo uvuze numva vuba. Kuwa kabiri nzagaruka. Mwagize amahirwe, uyu turambarana ntago bigoye kuza, ntago biyirirwa nukuvugana gusa. Nubura umukozi w'Imana muzababona hanze ngo mfite amavuta ngo ahenze, ngo ntago umuntu amamagara aho mboneye. Imana iraje gutware ibyo bintu byayo, usigare uvuga nk'icyuma kirenga, usigare kuri wa mugani w'abafaransa bavuga ngo c'est sur le tonneau vide qu'il faut le bruit. Ingunguru zirimo ubusa nizo zibombogotana. Jibombogotana gusa. Fani turo ngo hesho umugisha. Urawufite se? Kwicisha bugufi. Hanigiye njya bareba babivuga nkavuga ni wowe. Nta nubwo twaganira muri deba. Ku rwego uriho uraciriritse kuko biramenda. Soza no kugira ngo dusenge. Ako kanya arimo babwira ngo ntimuzava aho ngaho, aho ni Imana yabakuye. Imana ihamagara Ezekiyeli ngo imujyana ku gasongero, imwereka amagufa, ntiyamubwira ko ari aya bene wabo, kumbira
ndashaka gukura abantu mu kibaya aho bari barafungiraniwe n'umuntu witwa Nebukadinezari. Ni ijambo rivuze ngo iri jambo ry'uyu munsi ni ubuhanuzi bwawe. Kabiri, ryaje kugukura mu kibaya aho wari warafungiraniwe. Gatatu, rigiye kuzura ibitari bigifite ubuzima. Bahagaze baramubwiye ngo urabona bakongera bakabaho. Ati ni wowe ubizi. Ati hanura. Ngo icyambere ngo yumva habayeho icyo bita guhinda. Ndagira ngo watura amagambo y'ubuhanuzi uvuge ngo mwami ndagushimiye ko umuhindo wawe nabyo ubigezeho. Umuhindo wawe nabo ubagezeho. Hari ibintu ugiye guhindura hejuru kandi tubivuge duhagurutse. Hari ibintu Imana igiye guhindura hejuru. Hari ibintu Imana igiye guhindura hejuru. Hari amateka Imana igiye guhindura hejuru. Hera haleluya. Kabiri, ngo arangije ngo ahanura ngo agiye kubona abona igufa riri gusanga irindi ryaryo. Ni ijambo rivuze ngo amasezerano yabo yari yaratatanye kubera gutakaza ibyiringiro. Icyo Imana yavuganye nabo bari batakikibuka kubera ko bari barashwanyagujwe n'ibihe n'amateka. Hanyuma Imana yongera gusubiranya ibyiringiro n'ubuhanuzi bwabo ngo aho byari byaratataniye buri gufa rigasanga ibyaryo. Umva icyo bivuze. Biravuze ngo igufa ryawe rirahari, isezerano ryawe rirahari, urugingo rwawe rurahari. Uretse rero, uretse se naho tugiye gusengera kwanza. Gufa ryawe rirahari, isezerano ryawe rirahari, icyo Imana yavuze kirahari, umugambi w'Imana urahari, umugisha wawe urahari, ibisubizo byawe birahari, ubutabazi bwawe burahari, ubugingo rwawe rurahari, ubukwe bwawe burahari, ineza y'Imana irahari, ubuzima bwawe burahari. Ugiye kwatura ibintu bikomeye wowe.